Reka ngushimire wowe wabashije gukora subscribe ukaba ubana nanjye kugira ngo tujye twiganirira ku bintu bigiye bitandukanye. Reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza aho uri hose kandi amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ni njyewe Welarsi rimwe kabiri gatatu niyo channel yanjye. Nkabagarutse kugira ngo twiganirire cyangwa se turebere hamwe ibingibi birimo kugenda bivugwa. Aho noneho ngiye kukubwira ko ndimo kureba inkuru hano aho barimo kuvuga ko ubu noneho muri Denmark, mu gihugu cya Denmark hariya mu bihugu by'i Burayi, bamaze gukora ngo porogaramu ya mudasobwa ishobora kumenya igihe umuntu azapfira. Urumva ni ikintu cya danje kandi ni ikintu cya mbere wumvishe mu matwi yawe bwa mbere. Ubu noneho abantu bagiye kuzajya bamenya igihe umuntu azapfira. Ngo ni porogaramu ikoresha mudasobwa cyangwa se ibyo bita artificial intelligence, ikaba yarakozwe n'abashakashatsi benshi, n'abashakashatsi mpuzamahanga kuko nabo mu bihugu bitandukanye bo mu bihugu bya Amerika na Denmark. Ikaba rero ngo iyo porogaramu ifite ubushobozi bwo kuzamenya ibizaba ku buzima bw'umuntu mu gihe kizaza, harimo n'igihe kamemu azapfira. Ni porogaramu yiswe life to vec, ubwo nkuko nguko uri kubibona byanditse. Ikaba ngo ihindura amakuru yahawe ikayakoresha mu kumenya ibishobora kuba mu buzima bw'umuntu bw'ejo hazaza mu gihe runaka. Ikaba rero nyine yarakozwe n'abashakashatsi mbere na mbere bo muri Denmark ndetse no muri Leta zunze Ubumwe za Amerika. Urumva yuko iyo porogaramu ishobora kuba ikaze, igiye kuzasubiza ibibazo by'abantu benshi baba bibaza, kwa kundi baba bavuga ngo Imana niyizi umunsi. Ahangaha abantu bo rero bagiye kwerekana yuko, cyangwa se abantu batangiye kuvumbura yuko nabo bashobora kumenya umunsi uwo muntu ashobora gupfiraho cyangwa se yapfiraho, nk'uko banamenya umunsi umuntu azavukiraho. Akavuga ati umuntu azavuka hagati y'iki gihe iki n'iki. Ugiye kuzajya ujya rwose kwa muganga bagupime barebe, bavuge bati ushobora kuzapfa hagati y'uyu munsi uyu n'uyu. Okay. Ni inkuru rero yadukanywe n'ikinyamakuru cyitwa Odditycentral. Ikaba ivuga ko nyuma yo guhabwa amakuru ajyanye n'ubuzima bw'abaturage bugera kuri miliyoni 6, urumva harimo igihe bavukiye, amashuri bize, imishahara bahembwa, inzu batuyemo ndetse no ku buzima bwabo buhagaze muri rusange. Iyo robo cyangwa se artificial intelligence ikaba yaratojwe uko yahita imenya ibizakurikiraho mu buzima bw'abo bantu. Iyo robo yitwa life to vec yagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kwerekana igihe abantu runaka bazapfira ishingiye ku makuru aberekeyeho iba yahawe. Ahangaha batanze urugero, baravuga ngo yapimye itsinda ry'abantu bari hagati y'imyaka 35 n'imyaka 65, ariko kimwe cya kabiri cyabo barapfuye, kandi yari yarabigaragaje hagati ya 2016 na 2020. Basanga ibyo yagaragaje biraba koko. Kandi ubu ngubu iyo artificial intelligence cyangwa se twayita robo ifite ubushobozi bwo kumenya abariho n'abatakiriho ku kigero cya 78%. So urumva rero mu minsi iri imbere uko bazagenda bayameliyora bagira ibyo bahinduramo, ishobora no kuzagera ku gipimo cya 90-95 cyangwa se bikaba byaba n'100% byo kumenya igihe umuntu azapfira, kumenya amakuru y'abantu bahawe, abamaze gupfa n'abatapfuye. Urumva rero ni hatari. Ngo n'ubushakashatsi bwayobowe n'umugabo witwa Professor Sune Lehman Jorgensen wo kuri kaminuza ya Technical University of Denmark. Akaba yaragaragaje rero ko iyi robo yitwa cyangwa se porogaramu yitwa life to vec yakoresheje amakuru aturuka muri Denmark gusa. Ubushakashatsi babukoresheje
cyangwa se ibyo bamaze kugeraho babukoresheje bifashishije ubushakashatsi bwakorewe ku baturage bo muri Denmark gusa. Ati ibyo byavuye muri ubwo bushakashatsi bishobora kutaba bimwe ku bandi bantu bo mu bindi bihugu. Urumva, bitewe n'imiterere y'abantu bo muri icyo gihugu, ubuzima babamo, klima babamo, imibereho myiza bafite, byinshi bigiye bitandukanye, nibyo bishobora gutuma igihugu gitandukana n'ikindi, cyangwa se ubwoko bw'abantu butuye ahantu runaka butandukana n'ubundi. Ntabwo abantu bahuza ibipimo. Life to Work yatangiye gukoreshwa no muri Denmark, ariko abayikoze ngo bakeka ko hari n'izindi zaba zimaze gukorwa. Hari n'izindi mode zimeze nk'iyo ngiyo yitwa Life to Work zaba zaramaze gukorwa, zikaba zikoreshwa mu masosiyete manini y'iby'ikoranabuhanga, aho baba bakoresha amakuru menshi cyane mu kuzitoza. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero n'ibindi bihugu byakwicara byamenye ko Denmark yakoze ako kantu. Urumva iyi Life to Work yakozwe harimo n'abanyamerika, kandi abanyamerika murabazi, ubona bushobora gusanga bari gukora indi, cyangwa se baramaze gukora indi ya hatari, wenda bakaba batarayigaragaza cyangwa ngo bayishyire hanze igaragaza, ikaba banayishobora kuyifashisha mu bintu bigiye bitandukanye hariya byabo by'ikoranabuhanga. Sasa rero ngaho mukomeze mugubwe neza. Reka tuzarebe ko mu minsi iri imbere, nk'uko umuntu ajya kwa muganga atwite bakamubwira igihe yasamiye n'igihe umwana ashobora kuzavukira, reka turebe ko n'ibi ngibi mu minsi iri imbere bizaza, abantu bakazajya kwa muganga bakagupima bakamenya igihe ushobora kuzapfira bakurikije uko ibipimo biri kubereka. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza.